meze bite Ntari nese mana waraje kundeba se cyane rwose ahubwo hari akadiro nari ngufite ngo tujye gukina Kadiru vuga ukambwire neza nanjye kamaze ngo je mu rugo nagezeyo mpita mbura bibira neza umva ndagaswingi bazaho kakizo bibira neza gukoresha iki umva mana nanjye gushaka nyine ikintu cyo kurya karusa muri iyi minsi meze naho aho umva gatekerezo nabifite nta kuntu twabipanga tukagenda turi abantu babiri tukaba ukuntu twapanga umutwe nyine tukabona amana ikintu cyo gushyira mu gifumana ko numva duhuje nanjye nicyo gitekerezo nabifite ikintu cya mbere ahubwo wowe ushaka bibiriya bibiriya nicyo kintu cya mbere bibiriya ntabwo ari ikibazo mu rugo ahubwo habuze n'abantu bazitwara kujya kuzisengeramo mu rugo bibaza bazuzuye gatanu ku kandi tunyara kujya kuzenda ujye kuzenda ushaka bibiriya bibiriya ubwo se byindi buzana ebyiri zana ebyiri yawe ni yawe tebeka Mwana tuba dufite nini noye nawe urabibona nyine gafatingi uyu naribi uzi ko bugize umwuga agamani wacu turabazengeze zirabikora wacu turabakristo wanaje wifunze none nubibona se nyine none ibyo kirese tukizanze kuko ngo tugiye gutuburira abantu ako kristo tugakiza hasi mweka mbwira ukuntu umushinga uteye twebwe tugiye kugenda duhura n'umuturage tugenda turivugisha nyine ngo turi kuvugana n'Imana uko turavugana n'iyo Mana twebwe turaba turi kubeshya nyine ngo Imana igiye kuza Yesu ubwo rero ukuntu azaza turahita tuhatanya kubabwira ati niba ushaka kujya mu ijuru twebwe twumvire Yesu azaza gutya tubabwire ukuntu nyine Yesu azaza ukuntu ubwo ahubwo tuyenengera gatekerezo turaza kubabwira ko Yesu ageze mu murwa ubishe none agiye kubageraho mu kanya gato ya karebuze none twite tuza kubaka nyine icyacumi nyine ubwira ati Imana igomba gutwara abantu bafite icyacumi none se ahubwo warize tukagenda nkatena mbikubwira se mwaye umva kandi gatekerezo nanone turaza kubabwira ati urabizi umuntu wese uzajya mu ijuru Imana igomba kuzamwubakira inzu bitewe n'amafaranga yatuye none kugira ngo dufitishe amafaranga arayaca muri abo bakozi bayo none barita bayaduha duhite dufatira ubundi duhite tureba ikintu cyo gushyira mu gifu ubwo se nyine nta kibazo mu Mana ubwo icyambere nizere kusuze gusoma ibyo wibimbaza ibyo ngibyo mbizi ndabizi iki gihe tugezemo nta mukristo tukibaho ntabwo yakibuka gusoma twebwe nubwo twasoma tukababera arabyemera barabona dufite bibiriya bavuga ngo ntabwo tuzi gusoma ibyo ngibyo byo ni ibintu toto biba bizwi cyane nuko yatwaramburira gutya nzajya nkubwira twenda ngo soma ngo muri Matayo ngo umurongo wa 205 ngo ibice bya 10 rakangari kuvuga gutyo ntago ariko kuvuga ngo mpita mbisoma n'ubundi cyo no kubyimagine amwe nkahita mbivuga ariko nyine nkavuga ibintu byubaka oya ukanapfa kukubeshya ati ko ngiye gusoma ijambo giye muri nuza handitse gutyo ugahita upfa kubeshya ikintu nibyo ngibyo nta n'ibindi abantu bikije batinya umuriro uvuga umuriro azagiye kurambura inote y'ibihumbi 5 ahubwo ku karumari tugende ahubwo tugende agomba kujya mu ijuru udapfuye abandi bagenda barapfuye ariko ntago agomba gupfa oya ndi nako biba bimeze ariko nta n'imana gusimara kutamuhagarikishije kureba uyu muntu atambaye neza udafite amafaranga amora niba uri kumbwira ngo muhagarike Imana uriya mukobwa nabonye niba ari n'umugore simbizi nabonye uriya umwiraso yatagukubita uri kwagukiza nawe iby'Imana uriya muntu amafaranga afite noneho reba igitenge yambaye umuvugisha ntabwo uretse ahubwo reka manze nkubwire sutangiye uje kamaze nkubwire wenda kuzi ntabwo ujya ugira iso niwo uramuhagarika akusungu ntabwo uzi biba byabaye koko mbona ubuco utavuga ni biki Yesu akuzwe mu Kristo itako ryose ntabwo bufite akusema kuriya
kugorora umubwiye ngo Yesu akuzwe nanjye ni Yesu akuzwe mani nanjye ntabwo mbizi kuko nyine ndamubwiye ahita ambwira ngo itako ryose ubwo wenda hari igihe afite gahunda yo kuduha itako ryose tukarijyana n'ubundi ko n'uyu munsi twifitiye inzara amazi none se itako ryose na Yesu akuzwe bihuriye itako ryose ni iry'indaya ari noneho Yesu akuzwe nibyo mu rusengero siko mbwiye bihuriye umfasha ibyo ngibyo nibyo uri kumbaza ari gumenye ko tutaze gushenga twaje guteka imiti najya uribonye wapfa kurirya none hasi kugira ngo ubure byose nk'ingata imenye si wapfa gufata n'iryo tako ukarigendana amazi ahubwo mani ngenda abona uriya mukristo yarapfuye yaranutse kabisa mbese gute umuntu wamubwira ati kristo Yesu akuzwe agahita akubwira itako ryose gusa uri kumva mani uriya kumwigisha biraza kutugora tu ahubwo mani ndabona agiye kugenda wowe kamanze mubwira ngo uretse kureba atari ngo turi kuramba twebwe tugiye kuza dusubire kugira abapasiteri bavuye mu mwuka nutavuga ati turi kuvugana n'Imana ndabizi tubaza icyo twaturi n'impamvu tumutindije hari none tugerayo duhita tumubwira ibintu nyine by'Imana tugira ataducika umuntu w'Imana nebese nuko witfatira aho tutatwakubwira ukuntu ibintu bimeze kumva utari arata umva ukuntu ibintu bimeze twebwe kumva ubundi ntabwo turi abapasiteri kuko ubwo tubanyene Bibiliya uri kumva turi abapasiteri ntabwo turi abapasiteri ariko turabafasha abapasiteri ariko nako dushobora kuba tubarenzeho kuko twebwe twasizwe n'amavuta kumva ikintu rero tuje kukubwira urashaka kujya mu ijuru aha wowe ubwo ngubwo turi kumwe niba ushaka kujya mu ijuru ndumva wowe turajyana rero ubwo tugiye gutangira kwa Patrick waranditse ngo Patrick aho ntabwo hapfuye kuri kwimana muri Bibiliya reba undi murongo nanibeshya ahubwo njyewe ni ukugira ngo akandi nk'akabazo ariko si wibagiye ko twebwe mu bapasiteri baba batugira ngo tube tugiramo akantu ko kugerageza umukristo tuba turi n'ibaruwa nyawe umanze mubwira rata kari akantu wajya wikanze ngo Patrick Patrick bujya nagabaho narindi kugira ngo ndiwe nibura umukristo wanya ariko usanzwe uriwe genda senga tugomba rero kujyana mu ijuru udapfuye kandi iryo juru bajyamo abantu batanze icya 10 ariko se wa mugabo we uno mugore nawe aba yabyumvisha arata uri kamanze nkubwire wowe ubu ngubu icya 10 ntabwo usujye uyitanga ndabona uri n'umugore w'umusirimu none Imana nyirimo ideni ariko se nawe witugora ubu kuntu uzi Imana kukujyana mu ijuru udapfuye ubu mwawe ntabwo uri bwire guhura n'iminano yo kukwirwa bagutindikaho igitabo urajya mu ijuru udapfuye ubwo wowe wabanje ugatanga icya 10 twebwe turejejwe niba utanabizi ubundi se muri bantu aho suri rwubaza abo kakaya narwo nabisomye mu gahanga ngiye banyita Pasiteri Chris nanjye ndi Pasiteri Vava usizwe amavuta ongeraho tukijijwe ibyo ngibyo yabyumvishe ka ibyo ngibyo se nibyo ugomba kumubwiriza amana ibyo ngibyo bigomba guhita byumva nka dawe uri mu ijuru sibyo ndetse uyu pasiteri utarasizwe amavuta utaranakijijwe ibyo ngibyo byose biba bigendera kimwe ibyo ngibyo abyumva vuba nyine ubwo ariko ntabwo natanga icya 10 Imana reka kutugora vuba kuko tuba dufite abandi tugomba guhugura kugira ngo ese ushaka kujya mu ijuru hanyuma amafaranga ajya he aha uri gubaza atukwere ubu se nabyona umufuka w'Imana Imana none se uri Imana sundi kura tutasizwe amavuta n'Imana koko aha uyu mugore ntagakijijwe hanyuma umwana wanjye urwaye ibyo ngibyo urasanga byikoze kare kandi nibyo koko waba utanze icya 10 Imana igaragaza gukiriza umwana wawe ibyo ngibyo bitinda ibyo ngibyo byavuye mu nzira kare ko muri kwishima turi kugusabira umugisha ku Mana urabateka mitwe kaniki kandi mada umuro witeka uzagutwika pe umuriro nyine umuro witeka uzagutwika ko ari kwiganyira gutanga icya 10 ubwo so nta kintu uri kumva urashize none umfasha ukeka ko uzashya umunsi umwe wapi ni igihe cyose utagera ngaho ubwo ni nko kotangwa hahandi uba uri kumva uri kubabuka ku maguru gusa uzajya ushya amaguru amaboko n'amaso n'amatwi n'amaguru byose biri mu muriro yewe reka nyabahe pe yaduhe rwose ubu se ntabwo mwangaruza igihumbi Imana si igigaruza ko ubizi oya mu Mana ntabwo wajya wavuga kanyabika urashize none ninde yahe kujya ese kuba yaguhaye twese turi kweka urakoze rwose ntibagirwe ijambo ry'Imana ugende wera urakoze kandi Imana izakwitwarira ubu wanditse mu gitabo cy'afite ubugingo ntabwo uzigera kuzajya mu ijuru utanyanditse se ngo mbibone kwandika waranditswe ndabona n'Imana inyoreje ka SMS imbwira ati umudamu umeze gutya na gutya yanditswe mu gitabo cy'Imana ndetse ngo turi kukubika iyi ntabwo ari ifoto yawe reba wambaye ibye ntabwo gerayo Imana
hajya mada nagomeje kukwita madamu nta zina rindi ugira urayishakira aha ubwo izina ntabwo ari ngombwa nacyo miyo mibare 10 ushatse kuvuga nimero wa muntu 079 0 Akuse mwana ubundi warugurutse kwenda ikimana nikora aka nimero isi zina gira arizi mana yitwa Tessa siko abakozi b'Imana berekwa nderekwa apu nabyo Tessa akuse mwana ubundi wowe bigenze bitira izina ryo warurize ibintu nawe wari uri gukora bura iyo ugira nk'umwaka akisubira hari amafaranga akayagarukana kumva utari kuba ufite ikibazo mana aho muri ayo twakinye rero ahubwo se iyo ugira nk'umwaka banza umbwire cyangwa uri n'umukozi w'Imana ngo nakwisunze ndi n'umunyabyaha izina sari bwone mu buzima busanzwe ngende umukozi w'Imana gusa nyine ntago baba byeruye neza cyane ariko nyine mba mbirimo pole nyine gake gake ariko sari Kenzo ugira ubwenge ariko Jackson bitakunda mukiye nk'umwaka umwaka unye ariko sari kamubwira ndabibwira mama buretse ndabibwira mama ese uzi ko iki gikome kiragomeza kiri mu ntuza muri teremusi nakinywa ubwo bivuze ko ushaka kukinywa nakinywa kandi mama naza arabivuga neza niba warahindutse umwana kunywa igikoma ariko reka nze nkwereke sha inzara ntabwo ngomeza kumbagira hano umuhogo do Jackson ibyo ni ibi igikoma none uzi ko nakinaga kandi ubwo wasanga ukimazemo nye maramu utanera umwaka ariko sari Kenzo ntaruga ubu mama agiye kuza ntonganye ngo igikoma cyagiye hejuru ya Jackson kumwe Raveneda amakuru yanyu isera sangamwe ibyabaye ahubwo ko mbona mwamwicereye ku irembo gusa habaye iki wawe mumbwiriye Imana kare wowe bizi neza cyane ntabwo uzi ko Yesu yenda kuza yagize ngo ni imodoka zigwanye imbwa zicika imirizo ngo ni Yesu ubwo urupagani rwapfuye rwabuze niyo umuntu akubwira ibintu by'Imana ukazanamo iby'imbwa zagonganye imirizo n'imodoka ibyo bihurehe n'ibyo turi kukubwira kabisa no kuri Imana ndabona warapfuye waranutse pe cyo nicyo kibazo agiye kumukira iwacu hano ntabwo ari wanyu ushaka kubimenya iwanyu ni hariya mu ijuru ahubwo muvandimwe ngereka nkubwize ukuri pe kizwa kandi gukizwa kwawe ni ugutanga icya 10 cy'Imana kugira ngo n'ukuntu nawe uzajya hejuru mu ijuru na hano ni mu muriro utazapfa unazimya ahubwo aha ni kwa Satani hano ntabwo ari iwanyu nubwo nurara muri iyi nzu hano ni kwa Satani iwanyu ni hehe hariya mu ijuru ni ukuvuga se ko abatanga icya 10 bose ariko bazajyayo cyane rwose sinumva asubize noneho twebwe akarusho ugomba kujyayo udapfuye ko urimo satanisha ukajyayo uri muzima ntabwo ari gusa bivuze ko icyo cya 10 ari cyo gukoresha inzego zo tuzagendera muvandi tuza gusomera banza umusomere mu kamanza musomere hano haranditse kwa Jide Karindwi haranditse ngo uwizera Imana wese agatanga icya 10 azajya mu ijuru adapfuye ese nuko bimeze ajya kuyaza niko bimeze rwose aho bihutisha nakira icyo cya 10 ariko rwose natazabura mu ijuru ubona ubu inkuru yageze ku mwuzukuru wa Yesu kutanze icya 10 ubu nawe yarangije kukwandika ariko Imana yo yashyizeho amavido ndetse nze nkwerekana message Imana yohereza Binga byawe bitindana mwereka vuba reba ifoto yawe none utambaye ikambagera twagiye utishima ubu mu ijuru namaze kugerayo pe cya 10 nagitanga ukora umudije uvuye ku mudije gufatisha kariye ariko noneho yewe rubanda barabyara ubu na data na baravango yarabyaye bafite za jaka ahubwo se uganyera tugutaha tugenda neza oya none uri bare mu kinani tugenda
none se ndirimbo uzanye zirimo tugende si indirimbo ni njyewe urazumva nanjye nyina ahubwo narengeze ngo ejo uzayaguye ku mutwe nazifatiye kuri memory card bisaba amasaha angahe amasaha ntabwo ari ngombwa ntabwo umuntu uzongera kumbwira ngo nahabwire ahubwo umenya ubwenge utaka ubundi iyo ugera mu rugo bwije ntari kuko uraza hanze ariko waba watashye kare ahubwo uzongere kugenda ibyo yavuze birahagije uretse nawe ngiye gukorera akantu iyo wibeshye ntari gute nguteza viyu umunsi ahubwo n'ubundi warabirangije umunsi turateka iki se mu rugo nta kindi cyo hari ndahera kuruse bavuze ikintu mbaza kitari ibiryo kanya muya nongera gutaha nijoro ukanga kunyungura nzahita mbibwira viye ko watanye na ka gahunda ubwo wowe noneho uriya mukobwa mwari muri kumwe yari mushiki wawe ubwo turavukana uzabivuga nanjye mbivuga ko hari icyo bitwaye twese bazaduhanika ako kanya wagiye ushyiramo imiyaga niba ari n'igenda nabivuga ubivuge nanjye mbivuga ukavuga idahi ubwo natangiye aho mvagura amagambo avuga ucaho dutahe tugende rero bande babyaha ndabibwira viyu umunsi mana nakubwira iki cyo tuza ngucira mu kanwa byanatetse cyangwa nzakugaburira n'ibimo ubundi kanya viyagiye za shato ziragura ubundi se abandi ko bari gushyingira abana wowe ahubwo umaze iki mu rugo uri umutaha ariko ubu njye nagukora ubundi birihe wamureze bibiri hasani igitaramo wamugengaho uyu ni wakidirwa n'umubise cyangwa arakamira amata inyabyaha ndagihanye neza kabisa ukuntu byari siko yangu gukubita urushyi n'inkuba ndetse ratamuko kumera mwene da kira kijama cy'ikinyabyaha gusa rata muravukana sawo umusaza wawe horere ko tugihanya ariko twagombaga kujyana cya gifite ibyaha byinshi ahubwo siko kubite kutari kugendana bibiri yo kugira ngo ukizwe ibyaha ubu aka kanya Yesu yenda kuza uwo agusanze mu nzira nawe ufite no guhita agira icyagutwika abantu we kasa nagize abandi baragendana n'ibigezweho bya YouTube za WhatsApp noneho ngo bibiri mana yanjye uko bizarano bakoresha WhatsApp cyangwa Wa mumana araho rasanga Ugomba Imana ifite kugenda na Twitter Bibiliya. Imana uko uzigira smartphone nuko rero nese ngo bimeze bite ubu ngubu kutagendana Bibiliya ni urugero muri Barutoromayo aranditse ndebera ngira ngo ndikurebera muri Barutoromayo haranditse ngo umukobwa mwiza nkawe agomba gutanga icya-10 kugira ngo azabone ijuru neza kandi rimukwiriye ongera tingagendane na Bibiliya kugira ngo ntiyahura na Yesu amujyane mu ijuru ibindi ndabizi yabyumvisha ahubwo nagire vuba ubundi watanze icya-10 ubundi si cyacu muzi icyo ari cyo nta n'ibyo nzi rwose keretse niba ari igitabo kirimo impapuro 10 cyangwa utu dufone natwo uwashaka watudusigira cyangwa ukazana amafaranga ubundi umuntu wese atanga uko yifite amafaranga ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye ubundi se urashaka kujya mu ijuru urumva udashaka ijuru arinda nanjye ndarishaka ariko se ubundi waduha ikindi cya-10 tugahita tukwandika Imana agakanya uri kutwandika twebwe turi guhita Imana iri guhita twereka ifoto yawe tukareba niba yamwemeye none ari nsigaranye samana shaho udasetsa nta amafaranga koko mbese n'ikindi cya-10 ubusa Imana yajya iminsi ngaho tumubwiye ko nyine ko ari amafaranga reba mu wundi mufuka urebe turashaka icya-10 gitubutse ntabwo dushaka kutwicira inkutu ngutu wenda turi gushaka aho Imana izajya inywamo icyayi mu gitondo yashize none usubuye ahahuya koko ya mu ijoro ahangaha nta n'icyamaze aya mu ijoro ntacyo uzamaze ukamenya kubikisha ishakaga nk'utuntu tw'utunote nk'utu ngutu kugira ngo ijye ibona nyine akantu nyine gafututse neza nese nzahita njya mu kandi ijuru ufite udapfuye ahubwo aya mana itumushyira mu gitabo cy'abazajya mu ijuru vuba vuba muranatwandika se uko watanga icya-10 tukaga kwandika message iraza tumurebe reba niba ifoto yawe nyagasani wowe isanze uri mu ijuru abibonye n'ifoto yanjye ibyo ngibyo bisibye icyo apfa no kwamenya ko uzajya mu ijuru kandi urabona atugende nyamara rero wabona ari byo wabona umuntu agiye mu ijuru amugereze ndeba hari igihe wenda mu gitondo Imana yaza mana konge twariye mana ibyo amafaranga tugafashe mana ariko se ufite angahe amafaranga afite gusa
niyo wabwira imbwa ngo ihaguruke uyu yahaguruka amazi munsi ngomba kugenda nkajya ibiro 5 by'akabenzi n'ifiriti nkatengura na mayoneze rero ko yari yanashiranye umva ahubwo kandi gatekerezo wakina kubera tubanze nyarebe neza uyu munsi nanywaga amazi ngomba kunywa rirerire cyangwa byanoga iri rero ushatse kuvuga ikinge ko najyanywa inzoga ibyo ngibyo ntibikora arega umenye ko mu gihe tugezemo none ubu ngubu iby'ubupasiteri tugiye kuburambika hasi gusa tunywe gusa aretse nze nkwereka inote mfite wandashatse ko amafaranga yose nafashe manda ukumva ngewe ukumva ngewe ahubwo uyu munsi amafaranga ufite mani nta nubwo ni ibikibanyarwanda samani uzi ko kankumure wenda sitende dushoboye kuba twakoreye ubusamani musaza amafaranga agiye cyangwa wanjye ni uyajyanye sha sinyitwaye ngewe nigeze nkubikira amana nisagiye hehe zikari danje mwa siko imana ishoboye kuba yatwaye koko tuzi ko bya bintu byari seriye amana abatekamutwe se imana yumvikana nabo gute nese amafaranga wari ufite mani washyize mva na yava ahubwo utaramanura ipantaro nese toza nkumanza ngunyura abimba nisatse nta mafaranga afite kusoma ngo tuzamanza ngunyuramo nkareba niba amafaranga mani nese amafaranga urabona imifuka itameze nk'iy'inkuba inyuzemo shatse kumbwira ko uyu munsi twara by'umubu ahubwo ni igitangaza gute ubika amafaranga akabura twaruhiye ikimana icyo wakoreye icyo nakoreye nyine dore ngiki inyuma yawe icyo giti yose ni iki